bose bakamenya nakwe. Aha. Agasushira abayagiye koko. Nsiga mu buriri njyenyine n'indemba nifitiye ntababona ko mukeneye. Sheri. Kame Sheri. Wagiye uko basi tukanaganira na mu buriri njyenyine. Ubara koko nagukeneye. Ugomba nawe nagukumbuye. Ayeja. Zanga se ubwo. Ntabwo kuryama wenyine. Itwara utuntu nari mbyukiyemo. Ariko ngo nsiga mu buriri njyenyine. Asishye kuzi koko napfa kugusigamo. Usubona utari wagiye. Ndagukundira kubera ukuntu ngukunda mba numva njyewe twahorana nyine utajya no mu kazi. Akomana action twajyanga nibwo turimo turaderetana. Nicyo cyiza cy'urukundo ruraryoha. Ubundi rero ngereka mubwira abona natari zigera nzicuza kubwo gukunda cyane pe nanjye ndagukunda cyane ukuntu ngukunda ariko umva muri iyi minsi nazi ndananiwe cyane pe kubera ikintu nacyo ndaza kugukorera ka massage uramera neza sibyo ndi nakiza ngo kugira umugore nkawe guteze kuba mufitiye mba numva nyuzwe pe nta kibazo nimba rokorega n'urukundo cyane urukundo ruraryoha kurenza ibiryo ahubwo se ntabwo uri buze kujya mu kazi uyu munsi ntabwo bizi none se Sheri ndagukunda n'umutima wanjye wose ndabizi ntabwo mbishidikanya sikari akantu naje babo kukubwira basi uranyemerera kameze gate se madamu nyine urabona mu rugo iwacu nyine nta bushobozi nyine dufite hari karumuna kanjye cyo ntabwo ari ikibazo sibyo bya karumuna kawe bite hari karumuna kanjye ntabwo kiga urabona ko acikirije amashuri kubera nyine nta bushobozi mu rugo dufite kandi twebwe urabona dufite buri kimwe cyose mbega ntacyo tubuze so nagira ngo usabe nimba wakemera ko twakazana hano mu rugo nyine tukakarihira ishuri so tukanabana nyine tu harimo urambwira wa wundi Arine yego yashire nk'amakane urumva nawe mfite gahunda yo kuguhakanira koko gusa ariko wumva yazaza nka ryari ntacyo nyine naza kuvugisha mu rugo so akitegura nyine akaza nta kibazo reka ubundi kuba mufite byose nuko twamufasha ndumva nta kibazo kirimo ndagukunda cyane urakoze kw'Imana urakoze ariko urabizi ko urukundo ngukunda nta kintu kimwe nemerewe kuba naguhakanira nanjye ndagukunda pe niyo mpamvu udahari Mana yanjye nanjye ubuzima bwanjye bwahagarara ndumva nijoro naraye nanasoje naribi biteze mumeze neza se ntabwo mubwabuze ukuntu mukumbuye ntisi ngayibaze kweri uracyari mu biki uhugira utebuke suzi handi muri ka gakorodoro umanutse hano hepfo gutyo kwa Kazungu muri kano gakorodoro nyine usa nkaho ujya kwishurira ry'abana ba primaire sinimo ndibuka ukuntu baryita
handi dusanzwe duhurira. Wowe tibuka kandi umbabarire wabizi kuza kuca hepfo y'urugo. Dasanga umugore wanjye akubonye ugasanga ibintu bibaye birebire. Kare ko mbona ashaka no kudukeka muri iyi minsi. Mbona nazi. Okay, sawa gira vuba. Iminota 5 ugezeho. Sawa nta kibazo. Mbona nazi nawe. Mama kanya kuri sexida. Boye. Nanya shizire. Sikasigaye utegetse twajya harandi abasigaye byo gukoreshereza sha. Yana. Ukungase. Cyane bikarabiza no turi ku karubanda. Uburangira mu samboni. Umuntu uri kwitira naye ntugakabye. Ibyo umenye ngo abantu nibo bagenda bakabiteza abantu. Bano rero bagenda safasha. Mfase uko. Tamubona gasharite. Ariko barabizi. Hari byinshi utarabona. Bike byinshi? Nta makuru ufite. Kirebe neza we. Kirebe neza akibona. Bisobaye gitonore wana. Ariko barabizi. Yewe. Sikutegeta nk'igito. Akabebe naye ntugakabye. Okay mose. Narumva nkwamagaye n'ukeneye cyane bwa ni wabyumva. Telefone y'umugore. Cyangwa yishyizeho ngo barangirira. Nasi mushumeze neza. Kibutaka. Siko kucyongwegere nanjye ko numva nazi ko Bigenze bite se kandi? tanumva muri gihe uturuko. Kutumira rege tuje kwa mwana funze tuzamuka. Yego. Tata we. Mfasi. Bene bimukumbuye cyane ntabwo wabyumva. Ariko nta hantu hazanye ni hato cyane. Shaka umugore wanjye tuzajya ku karubanda atubone se ubundi ntuzongeye guhura nanjye. Ibuze nahuye nawe. Nahita mfa rero. Twemerera niyo twajya mu mabyi dupfe kuyajyamo. Yana. Turangira ikintu twakora. Nta kibazo n'undi gukunda pe. Yiga kuba umuntu. Iyo utamwunda akazwi ko nzajya mubana. Uzanye nyibonera. Okay. Gahunda rero mfite uyu munsi. Umunsi ndumva umugore wanjye nawe uze kuba hari. Ndashaka kuba ari ahantu tujyana. Izo nkuru nizo mba nkeneye. Nta manzi isi naguheruka kandi ari n'akantu nkumve nk'abantu b'abagabo nawe urabyumva. Bitwaye iki se biga ndo wawe? Akantu ko kumbwira ngo wanjye nsumanga twumva. Bera kimwe wagukorera. Cheka icyo udashaka. Usiko mu migabane mfite ndaza kukwandikisha mu buriya rero ubona bwinshi. Mu kazi kawe madamu akorera. Utaza gushakira umwana. Sitwari neza ariko tuzabikeka. Amanzi. Muti none. Bazanyisanya mu ofisi yanjye. Mwaraga kwitwaga kwitwira. Nundi ntabirenze mwana. Nundi kakubitwaga bivuga ngo aragakubitwa. Nundi karakubitwa. Kuko utambwiye ku buryo mbona. Ndabona nyine wambaye neza niyo mpamvu reka nabuze icyo mvuga. None kirurebe. None ase kuri kugira ikibuno nk'icyanjye biragenda bite? Sinjye se. Nganike yanye. Reka jya umenya ngo iyo muvuyeho cyangwa kuri madamu wanjye. Uzajya ukora gakeya kuri madamu wawe. Ntabizi ko ndyoshye. Naye ntukajya biteze iranyecuru. Sikoresha kuba duhora ariko jya umenya nk'amafaranga menshi niyo mvaho. Nuvaho. Kimwita umukecuru rero. Shenye ko ari igihe wakisanga iwanyu tutagihura n'imisatsi ntuzongeye kwikoresha. Akantu kari ngombwa nta kibazo. Umara akazuba kakanyishe. Ndamanagura. Mwanagurire. Managura mwene hano ukindumva kandi kuko kireka karimo karagenda kaza. Iyo naje rero nkankoresha cyane ugakabye.
Erega mu bigo byakuzanye nabyo biba birimo. Wamembariye n'umunsi urankoresha utamenya. N'abandi nabakorera ubuntu. Yego. Karakubitwa se. Cyemera ko uzi kare gukubitwa. Ego Ben banagushegere. Umva. Ubundi ngo ukuntu bimeze. Nabonye inshuti yanjye ifite akagito. Nshaka rero twazajya tugenda tukaganira tukareka kuzajya twiteza n'ibibazo tubona biba bimeze. Yasize izo mbonara ndimo ndarota cyane. Mbese uriya ni umugore we? Oya ya ni indaya. Ahubwo reka nze uriya mugore mwiza guriya w'ikiyobe amuca inyuma bati cyangwa wabona atanabiryoshya sha. Kanze muhamagare amakuru nyatangire ku gihe kabisa. Reka nze uyu mugabo wigize indaya muri iyi karitsiye banze mbibwire umugore we kubera yuko biriya bintu rwose ntago nandi umuturanyi muzima. Halo mwiriwe ko numva uvuga nk'umuntu utamenyera ntago ijwi ryanjye uba uri kurura. Oya ni wa muturanyi wawe w'inyuma mu gikari bita Jackson ntago umuzi se? Uwo nguwo nari nkufitiye amakuru nimba ari meza ariko nta makuru nyine y'ingirakamaro da kuri wowe. Nari mbonye umugabo wawe hano muri karitsiye mu tuguni hugikanye umuntu nditegereza uriya ni umugore wa Izizo andebye mbona igikara uwo muntu afite ntabwo ari icyayi tu kuko ufite wowe inzobe imurika. Oya kandi ndayagwaye ngo uyakoreshe icyo ushaka hagere nimba wowe ufite umwanya aka kanya ahita unabafata. Oya nta kibazo ibihembo se ibihembo nzabibona nyuma nta kibazo. Oya hagere vuba fata akamoto n'iminota nk'ibiri urahita ubasana nibwo bagitangira ibyabo cyangwa mfata amafoto. Sawa nutinda umbwiye nkufatira amafoto nyakwereka. Okay sawa. Aha ubu uyu mugabo simwifatiye ko murekurana simbifatiye.